Reka ngushimire kandi mwikaze ukomeje gukurikirana Demi Empire no kubana natwe. Nizeye ko umeze neza uhereye mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Ntabwo nakwibagirwa uri mu mujyi Kigali rwagati, nawe nizeye ko umeze neza. Ibyo sinabivuga ngo ndeke kugaruka ku ba diaspora cyangwa se abatwumva bahereye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Namwe nizeye ko umeze neza cyane kandi mwahisemo neza no kubana natwe, mwakoze hitamo rikwiriye kubana natwe kuri Demi Empire, ariko guhitamo gukomeye no gukora subscribe. Musabye nkwinginze, musabye bikwiriye kugira ngo ukore subscribe. Nizeye ko umeze neza rero wowe urimo umaze kuvuga haruguru, ariko nanone niba utanameze neza jya umenya ko nyine ariyo situation y'isi, ukomere ubinyuremo kigabo. Ni ibihe bitoroshye urimo, ariko nyuma y'umwijima mu by'ukuri umucyo uraboneka. Nyuma y'umwijima haza umucyo. Rero nyuma y'ibyo bihe bigoranye urimo, izere ko hari ibyishimo, hari umunezero nyuma y'ibyo bihe. Cyamenye icyizere kandi ugahangana n'ibihe urimo. Nawe umeze neza rero wikwitwaza uko umeze ngo ukandamiza abandi cyangwa se ubababaze, ahubwo itwaze uko umeze kugira ngo ugire neza abandi, ejo bitazahinduka ukabakenera ugasaba uwo wimenye. Mbaye ikaze rero ku nkuru mu by'ukuri iri kuvugwa. Ni inkuru dukesha Bwiza, ikinyamakuru Bwiza cyandika inkuru zigiye zitandukanye. Umutwe w'inkuru uragira uti: Nyamasheke 11 bo mu karere ka Nyamasheke. Abakozi 11 bo mu karere ka Nyamasheke bandikiye ubuyobozi bw'akarere basaba gusezera akazi nyuma y'amakuru yari amaze iminsi avuga ko hari abashobora gukurwa mu nshingano muri ako karere ka Nyamasheke. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamasheke yavuze ko aya makuru yamenye, ariko avuga ko amakuru arambuye yatangazwa n'umuyobozi w'akarere. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narcisse yavuze ko ari mu nteko z'abaturage mu murenge wa Gihombo, ariko ko umunyamabanga we amaze kumuhamagara amubwira ko hari abakozi banditse basaba guhagarika akazi. Akomeza agira ati: ayo makuru ni ukuri, ntabwo ndamenya umubare wabo, ariko birasanzwe ko abakozi bandika basezera akazi. Iyo umukozi yanditse asezera ku kazi, amategeko avuga ko aguma mu kazi kugeza umuyobozi yandikiye amusubiza, ariko itegeko rivuga ko iyo umuyobozi adasubije hagasha iminsi 60, uwo mukozi aba yemerewe kuva mu kazi. Bivuze ko nyuma yo kwandika ibaruwa isezera akazi, utegeza byibuze mu mezi 2 igisubizo. Iyo utabonye ibaruwa ibikwemerera, nyuma y'amezi 2 nibwo ufata icyemezo cyo kuva mu kazi. Akomeza agira ati: ntabwo ndamenya impamvu yatumye bandika basezera. Uti birasaba ko tubanza tugasuzuma ayo mabaruwa
ubwo amakuru arambuye twaza kuyabamenyesha. Amakuru dukesha Bwiza nuko mu baseze harimo ukuriye ishami ry'ubuhinzi mu karere, ushinzwe amasomo ndetse n'ushinzwe ingengo y'imari n'abandi bagiye batandukanye. Abo nibo twabashije kumenya mu by'ukuri mu banditse basezera. Aba bakozi basezeye nyuma y'icyumweru kimwe, abandi bakozi 13 mu karere ka Karongi birukanywe ku mirimo. Ibi bikaba byarabereye umunsi umwe n'iyegura ry'uwari umuyobozi w'akarere ka Karongi. Abakozi 13 mu karere ka Karongi birukaniwe rimwe, ariko ibyo byabaye nyuma y'iyegura y'uwari umuyobozi w'ako karere ka Karongi, Mukase Valentine. Niragire Theophile uwari umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere, hamwe na Dusingize Donata wari umuyobozi w'inama njyanama w'akarere ka Karongi. Iri yegura n'iyirukanwa mu kazi ryo mu karere ka Karongi ryakurikiwe no mu karere ka Rusizi, aho Dr Aniseti Kibiriga wari umuyobozi w'akarere na Dukuzumuremyi Anne Marie ndetse na Niyonsaba Jeanne d'Arc beguye muri izi nshingano. Izi mpinduka mu buyobozi mu nzego z'ibanze mu ntara y'Iburengerazuba zanasize uwari guverineri w'iyo ntara Dushimimana Lambert asimbujwe kuri izo nshingano, zigahabwa Ntibitura Jean Bosco. Ayo niyo mu by'ukuri makuru ahari, avuga kandi akagaruka ku iyirukanwa rya bamwe mu bayobozi mu turere tugiye dutandukanye, harimo nka Karongi ndetse na Nyamasheke, ndetse n'umuyobozi w'intara. Ibyo byose ni amakuru aba agiye atandukanye ari hirya no hino mu gihugu, tuba tugira ngo tubagezeho umunota ku munota. Niyo mpamvu rero mbashimira mwebwe tubana umunsi ku munsi, nta guhitamo neza kuruta guhitamo kubana na Demi Empire. Ukora subscribe nicyo kintu cya mbere gikomeye, ni wo mushinga ukomeye wo kumenya amakuru ku gihe agiye atandukanye hirya no hino ku isi. Niyo muntu wa mbere uhisemo neza rero, bana natwe ukora subscribe. Imana iguhe umugisha mwinshi, mu by'ukuri imfasha ukora subscribe. Ciao ciao, Imana ikomeze barinde kandi mukomeze kugwa neza mu byo ukora byose, mukomeze kwihangana mwe muri mu bihe bitoroshye, nyuma y'umwijima haza umucyo, kandi namwe muri mu bihe byiza mwibuke gufasha abababaye. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibane namwe kandi ikomeze batize uburame n'ubugingo.